okay. You okay urishimye? Tangiranye icyongereza. Najya numvisha ari cyo wavuzemo nagira ngo numve. Umuntu wishimye gute ibyishimo byawe bibara gute mwaka kanya? Ikaze hano muri La Palace iherereye igashora niho habereye umuhango wo kwambika impeta umukobwa ugiye kubana na Niyo Bosco. Niyo Bosco agiye kwambika impeta umukobwa wiyemeje kurushinga, biradusaba kugenda tureba neza. Yitwa Mukamisha Irene, ni umukobwa umaze igihe bakundana. Ejo bundi mwaramubonye kuri social media kuri anniversary y'umukobwa. Niyo Bosco yaramupostinze amubwira amagambo y'urukundo, benshi bati Niyo Bosco ari mu rukundo. Gusa njye amakuru naje kumenya nuko bamaze igihe bakundana, ndetse ubu ngubu uyu muhanzi yamaze gufata icyemezo cyo kurushinga n'uyu mukobwa. Atumira inshuti n'abavandimwe abasaba ko bamuherekeza mu mugoroba wo kumusaba ko bazarushinga cyangwa se bazabana akaramata. Njyewe ni kwihangana Elisa Response, turaza gukomeza tujyana tubana. Ndaza kugenda nkomeza nkubwira amakuru agenda akurikiraho umunsi ku munsi, ndetse no ku munsi w'ubukwe ndagira ngo umenyeshe ko nshobora kuzaba mpari. So ni ibirori nakomeje ngenda mbona ibyamare bigiye bitandukanye, harimo Bwiza, harimo Vestine wazanye n'umugabo we, harimo ndetse na Dorcas baririmbana, harimo M Irene cyangwa se Murinda Habi, hakabamo Chris Easy, hakabamo Junior Gitari we manager we, hakabamo abantu benshi bagiye batandukanye bitabiriye umuhango wabereye hano La Palace igashora. Ni hoteli imaze iminsi cyangwa se imaze igihe igashora. Ibihe byiza ku bakunzi bacu mudahema kudukurikira umunsi ku munsi. Ndagira ngo usabe gukanda subscribe, share, like na comment nimba unyurwa n'ibiganiro tujye tukugezaho umunsi ku munsi, cyangwa se amakuru tujye tukugezaho umunsi ku munsi y'ibyiro bivugwa cyangwa se ibyiri bicaracara ku mbuga nkoranyambaga hano cyane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'imahanga. Ndagira ngo wari ku mpande enye z'isi, mu bihugu Burayi, Afrika, Aziya, Europe ndetse n'indi migabane igiye itandukanye. Sorry nubwo imigabane nzi ko imigabane itarenze 4. So ndagira ngo kuri uyu munsi rero tugaruke ku nkuru ibyutse ivugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ku muhanzi Ariel Wayz ndetse na Babu. Ni inkuru itari nziza ku bakunzi babo, ni inkuru itari nziza ku bakunzi b'umuziki nyarwanda, ndetse ni inkuru nyine ibabaje cyane. Ni inkuru itameze fresh mu matwi y'abakunzi ba Ariel Wayz, cyane cyane ko Ariel Wayz ari umuntu ukundwa cyane n'urubyiruko. So ndagira banze gusaba gukora subscribe, share, like na comment, nako ntugasharinge ibintu utarabasha kumenya cyangwa se utarabasha gusobanukirwa cyangwa se utarabasha kumva. Nje nka kwihangana Elisa Response, ndagira ngo murabizi neza ko nsanzwe n'undi mbazanira inkuru ziri serious, inkuru zemewe, inkuru zanditswe n'ibinyamakuru bizwi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri iyi YouTube channel nta nkuru y'igihuha uzasangaho cyangwa se nta nkuru iri rugurika uzasangaho. So Ariel Wayz n'abandi bantu bari bafunganwe amaze iminsi bafunganwe nyuma yo gutabwa muri yombi, barengeje amasaha yemewe yo kuba mu kabari, bagapimwa bagasangwamo ibiyobyabwenge ndetse bakabasangamo kuri ubu bamaze kugezwa mu kigo ngororamuco Kihuye. So amakuru dukesha igihe n'ubundi igihe cyanditse kigira giti ikura ku muntu wo mu muryango umwe mu bagiye kugororwa hamwe na Ariel Wayz Ihuye wanabasuye. Ni amakuru twakuye kuri uwo muntu n'ubundi wabasuye, yaduhamirije ko uyu muhanzi Babu ndetse n'uwo bari kumwe bageze muri iki kigo Kihuye tariki 17 Nzeri 2025. Mu minsi ishize umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Boniface Rutikanga yatangaje ko aba bataye muri yombi yego nyuma yuko bapimwe bagasangwamo ibiyobyabwenge byinshi mu mubiri byarenze ndetse ngo n'urugero. Aba bahanzi bataye muri yombi mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu Nzeri 2025, barengeje amasaha y'akabari, ubundi baza no gupimwa basangwamo ibiyobyabwenge n'ubundi nk'uko twakomeje tubigarukaho. Ibi byagize ingaruka ku rugendo rwa Ariel Wayz yari ari kwitegura gukorera muri Kenya. Hafi aho yari afite ibikorwa bya muzika birimo kuhakorerwa ndetse n'indirimbo ye ari guteganya gushutinga none tariki 6 Nzeri. Hafi aho ngaho ndibaza yagombaga kuba yagiye ariko ntago bigikunze kuko
bibaye ngombwa yuko abagiye kugororwa cyangwa se abagiye gucishwaho akanyafu. Leta yacu n'umubyeyi, leta yacu ishishikariza urubyiruko cyane kureka ibiyobyabwenge cyangwa se kuva mu mico itari myiza, cyangwa se kureka nyine ibintu bishobora kubajyana mu kaga se cyangwa se bashyira mu kaga. Ntago ari uko leta yacu ibitwanze, ahubwo leta yacu biri kugira ngo itugorore, duhereze umurongo mfatizo mwiza nk'abanyarwanda muri rusange, cyangwa se nk'abana b'u Rwanda ejo tuzasigirwa igihugu cyacu ari twe tukiyobora. Ibaze nawe ubaye uri umubyeyi ukaba uzi ko uzasigira umwana igihugu ariko akaba atazabasha kugira kukimanaginga bitewe n'ubwenge buke cyangwa se bitewe no gukoresha ibiyobyabwenge. So uyu muhanzi Ariel Wayz ari mu bahanzi bagezweho muri iyi minsi, atawe muri yombi nyuma yo gusinya amasezerano y'imikoranire ya Universal Music ya Group East Africa, ndetse byari bijyanye n'ibyo muri Kenya neza yaragiye kuhakorera, n'ubundi hakabamo gutangira imwe mu mishinga bafite ubwabo. We ati bwabo Babu utari ukibarizwa cyane mu by'umuziki, dore ko yari aherutse kwemeza ko yagiye mu byo gutegura ibitaramo, yamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye zirimo Lose You yakoranye na Ariel Wayz, n'ubundi Turn Up yakoranye na Urban Boys, Go Low yakoranye na The Ben, ya Yogati yakoranye na Bruce Melody. Yes, ngira ngo n'ubundi murabyumva nyine amakuru ari ahangaha, ntago ibintu byoroshye. Nuko abangaba bagiye mu kigo ngororamuco. Nkiraho n'ikindi kintu, nkiraho umucyo ku kindi kintu kivugwa giti Ariel Wayz na Babu bari bangije cyangwa se bari kwishyuzwa akayabo kagera muri miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo ngibyo ngira ngo mu byo mubona ibinyamakuru byemeye byatangaje cyangwa se byizewe byatangaje, ntibyigeze bitangaza na rimwe ko aba bahanzi bari kuregwa izi miliyoni 8 nk'uko kuko ibyo bintu bivugwa. So mujye mukurikira amakuru yizewe kandi mukurikira amakuru mufitiye gihamya, mbabwira n'igihe nayakuyeho cyangwa se igihe nayasanzeho kugira ngo tubashe gukomeza tugendana umunsi ku munsi. So rero muri bimwe twashaka kubanyuramo none muri aka kanya ni ibyo ngibyo, ariko cyane cyane ko no ku munsi w'ejo uwitwa umuhanzi cyangwa se umuhanzi Niyo Bosco, reka nze mbashakira amakuru ye neza. Ikigaragara neza nuko witwa Niyo Bosco yamaze gutera ivi. Yego. So witwa Niyo Bosco, reka nze ndeko mbabonera amakuru ye neza. Niyo Bosco. So indi breaking news dufite kuri uyu munsi ni umuhanzi ukunzwe n'abatari bake cyangwa se na benshi mu gihugu cy'u Rwanda, yambitse impeta urukundo rwe n'umukunzi we Irene Mukamisha. Avuga ko ari mu bihe atigeze atekereza ko bizabaho. Tariki 9 ya Nzeri 2025 nibwo bwa mbere Niyo Bosco yagaragaje umukunzi we ku mbuga nkoranyambaga, yari arimo amwifuriza isabukuru nziza. Nyuma y'iminsi mike akaba yahise amwambika impeta ya fiançaye. Ngira ngo muri kubibona neza hano ku mashusho make wenda cyangwa ku mafoto turi kugenda twifashisha hano kuri Niyo Bosco amusaba ko babana. Yego, witwa Niyo Bosco ngira ngo murabona ko yarushije abantu batari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda ubwenge. Ni umuntu ushaka kubaka, ni umuntu ushaka gukora ibintu bye neza. Igihe basigaje kuri iyi si bakamarana bakaba bari kumwe, hari ibirori biteguye bizabera imbere. Ni ibirori byabereye kuri La Palace Gashora Hotel, kugira ngo murayize abantu benshi mugiye muhasohokera murahazi. Yitwaje gitari aririmbira indirimbo umukunze. Nyuma so Mukamisha watunguwe n'uyu muhango cyangwa se n'uyu muhango nyine wabereye Gashora. Witabiriye n'inshuti y'abavandimwe, inshuti za Niyo Bosco. Niyo Bosco yavuze ko atarazi ko ibintu atarazi neza ko bizigera bibaho mu buzima bwe bwose, cyane ko afite ubumuga bwo kutabona. Nyine abantu benshi bafite ubumuga nk'ubu ngubu bari ibibazo kugira ngo uzasange nyine hari umuntu wapfuye kumwemera nyine badahuje ubumuga cyangwa se nawe nyine abaye areba. So ngira ngo muri kubyumva ibya Niyo Bosco nawe bimeze fresh, mu gihe abakunzi ba Ariel Wayz
na Babu batamerewe neza muri aka kanya, kuko bashobora kuzongera kubona indirimbo hagati y'amezi 3 cyangwa se amezi 3 z'aba bahanzi bitewe. Yego, ngira ngo mugire ibihe byiza. Yari kwihangana Elisa Response, yasigaye tuzatujya dukomeza duhura umunsi ku munsi kuri YouTube channel. Ngira mukore subscribe, share, like na comment nimba mwanyuze n'iki kiganiro. Asigaye mutere comment mutubwire n'ibindi dushobora kuba twabakoreraho cyangwa se ikindi cyangwa se andi makuru mwifuza. Ngira ngo tujya tubana mu byegeranyo mu bintu bitandukanye. So murakoze cyane, reka mbashimire, mugire ibihe byiza. Nakagaruka niko nababwira, nta kindi. Abandi bakunze nyine ba Niyo Bosco dukomeze nako ba Ariel Wayz dukomeze kubihanganisha. Bakunze Niyo Bosco ngira ngo murumva ko ari umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wo gusereburira umusore wanyu Niyo Bosco. Ngira ngo mugire ibihe byiza, duhure ubutaha, duhure dukumburanye.